Shalom, ndabasuhuza mwese bakunzi b'ijambo ry'Imana aho muherereye. Imana ishimwe cyane. Muri kano kanya nongeye kubona ko gusangira namwe ijambo ry'Imana tugahugukirwa hamwe. Reka mbanze senge niragize amaboko y'Imana kugira ngo mbashe gusoma ijambo ry'Imana Uwiteka nshoboze muri byose. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye cyambere na mbere kuri kano kanya nongeye kugira ko gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ndisangire n'abandi, twese tubashe gufashwa duhugukirwe hamwe Mwami. Uwiteka ushimwe cyane ku burinzi bwawe, urandinze kandi n'abazaryumva bose urabarinze. Mwami uhabwe icyubahiro, si kubw'imbaraga zacu ahubwo n'ubuntu bwawe gusa. None kibirengeye kizima, kano kanya keza mfite umpaye ngagushe amaboko yawe, ndakwinginze Mwami kugira ngo unshoboze muri byose. Ntaba ari jye mvuga, ahubwo Mwuka Wera aba ari uvugira muri jyewe. Mwami ushoboze muri byose, singira icyo nongeraho cyangwa ngabanyaho, ahubwo ijambo ryawe rimere nk'uko riri, kuko ntacyo ngomba guhinduraho nta n'icyo ngomba kongeraho. Mwami ushoboze muri byose ndakwinginze, Mwuka Wera ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye kuva ntangira kugeza nsoza, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen. Kandirimba akaririmbo gato nk'uko nsanzwe mbikora mbere y'uko ntangira gusoma. Uhoraho buhungiro bwanje, Mana nkuru, we waremye isi n'ijuru hamwe n'ibibaho byose. Iyo nihweje ivyo wakoze, ndarengerwa n'ububasha bwawe, bigatuma nsha mfukama ntaritse ibiganza hejuru. Uri ndiho uruhoraho, uri Imana ikomeye, icubahiro cyose ni cawe, n'amashimwe n'ayawe. Mana nkuru, Mana uhambaye, uraganje, Mana uraganje. Haleluya, amen. Ako karirimbo nako ndagakunda ko kavuga ubukuru bw'Imana, kavuga ububasha bw'Imana burengeye ubwenge bwacu twebwe abana b'abantu. Ngo ni ndiho n'uhoraho, ni Imana ikomeye, ni Imana iganje kandi izahora iganza iteka ryose, amen. Turakomeje mu gisoma cyacu, tugeze mu itangiriro igice cya 32. Turasoma uno munsi kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 21. Umutwe w'amagambo uravuga uti Yakobo yitegura guhura na Esawu. Yakobo we akomeza urugendo, ageze ahantu ahasanga abamarayika b'Imana. Ababonye aravuga ati, aha hantu ni inkambi y'Imana. Nicyo cyatumye ahita Mahanayimu. Yakobo yohereza intumwa kwa mwene se Esawu, wari utuye mu gihugu cya Seyiri, aricyo Edomu. Arazibwira ati, muzabwire databuja Esawu muti, umugaragu wawe Yakobo aradutumye ngo yabaye kwa Labani kugeza ubu, kandi afite inka n'indogobe n'imikumbi n'abagaragu n'abaja.
none aratwohereje kugira ngo tubikumenyeshe uzamwakire. Intumwa ziragaruka zibwira Yakobo ziti, twageze kwa mwene so Esawu, none aje kugusanganira ari kumwe n'abantu 400. Yakobo agira ubwoba cyane, bimutuma agabanya abantu be n'amashyo n'imikumbi n'ingamiya mu matsinda 2. Yaribwiraga ati, Esawu natera itsinda rimwe, irindi rishobora kurokoka. Yakobo arasenga ati, Mana ya sogokuru Aburahamu, Mana ya data Izaki, nyumva. Uhoraho, warambwiye uti, subira mu gihugu cyawe no muri bene wanyu, nanjye nzakugirira neza. Jyewe umugaragu wawe, sinari nkwiriye ineza n'umurava wangiriye. Dore nambutse ruriya ruzi Yorodani, mfite inkoni yanjye gusa, none ngarukanye n'umutungo nagabanyijemo amatsinda 2. Ndakwinginze unkize mwene data Esawu, kuko ntinya ko yanyicana n'abana na ba nyina. Kandi waransezeraniye uti, nzakugirira neza, ngwize n'abazawukomokaho bangane nk'umusenyi wo ku nkombe z'inyanja utabarika. Yakobo araraho, bukeye atoranya amatungo yo kurura mwene se Esawu. Ihene 200 n'isekurume zazo 20, n'intama 200 n'isekurume zazo 20, n'ingamiya zonsa 30 hamwe n'izazo, n'inka 40 n'imfizi 10, n'indogobe z'ingore 20 n'iz'ingabo 10. Ayo matungo ayaha abagaragu be, buri bwoko ukwabwo arababwira ati, nimubanze mugende kandi mujye musiga intera hagati ya buri bwoko n'ubundi. Abwira ugiye imbere ati, nuhura na mwene data Esawu, akakubaza ati, urinde, urajya he? Ayo matungo ushoreye n'ayande? Umusubize uti, databuja, n'ay'umugaragu wawe Yakobo agutuye, kandi nawe musize inyuma. Yakobo abwira n'abandi bagaragu be bose bari bagiye gushorera amatungo ati, nuhura na Esawu, muzamubwire mutyo, munamubwire ko mwasize inyuma. Yaribwiraga ati, nimbanza kumwoherereza amatungo, azacururuka mbashe kumutunguka imbere. Nuko bashorera ya matungo, naho Yakobo yongera kurara mu nkambi. Iryo ryari ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Ubushize twabonye ukuntu Labani yiyunze na Yakobo, hanyuma Labani yagakata agasubira iwe aho yari atuye, hanyuma Yakobo nawe yakomeje urugendo rwe rugana aho yakomokaga kwa se na nyina. Hanyuma nk'uko tumaze kubisoma, Yakobo agenda mu mayira ye ataha, yahuye n'abamarayika b'Imana. Hari benshi bashobora kumva ngo umuntu yahuriye, nk'uko tubisoma ngo Yakobo yahuye n'abamarayika b'Imana. Hari benshi bashobora kuvuga ati, ibyo se birashoboka? Hari umuntu ushobora guhura n'abamarayika imbona nkubone mu maso ku yandi? Cyane rwose birashoboka. Hari ingero nyinshi nk'abasoma Bibiliya mwumvise ukuntu abantu bahuye bahura na marayika w'Imana akaza kubasura. Urugero nka ya nkuru ya Ntuza yo muri Sodoma na Gomora. Abamarayika bagiye gusura wa mugabo, niba yitwaga gute, wa mugabo yapfanaye ikintu na Ntuza na Aburahamu.
wari umukuze wa Aburahamu. Ndamwibagiye izina rye ariko muramuzi, ariko abamarayika nibo baje kumusura bamukura bamukura muri Sodoma na Gomora mbere yuko irimbuka. Ubwo ni urugero rumwe, ariko hari n'izindi ngero muri Bibiliya, nk'abasoma Bibiliya murabizi. Rero kugirirwa ubuntu, umuntu agahura n'abamarayika amaso ku yandi, ukabona nawe cyangwa ukabonana nawe cyangwa bakaza kugusura, ni ubuntu bukabije, ariko ntago bipfa kuba kuri buri muntu wese. Mu bisanzwe iyo umuntu akiranukira Imana akabaho ubuzima bwejejwe. Iyo dukiranukira Imana tukabaho ubuzima bwejejwe, dukurura presence y'Imana. Kuko umwijima uraduhunga, hanyuma presence y'Imana mbese turayikurura. Atari na presence y'Imana gusa, n'abamarayika b'Imana. Urumva ukuntu ari ibintu byiza cyane. Yakobo yari umukiranutsi kandi yabagaho ubuzima bwejejwe, ariyo mpamvu byari ibintu simple kuba yahura n'abamarayika b'Imana, kuko ubwiza bw'Imana bwari bumuriho, kuko yakiranukaga kandi akabaho ubuzima bwejejwe. Rero aho umutima w'Imana uri, n'abamarayika b'Imana niho baba bari. Hari benshi twumva ko hari abamarayika mu ijuru ni benshi, kandi buri cyiciro cy'abamarayika gifite imirimo yacyo. Hari abamarayika b'abamesaje, hari abamarayika b'indwanyi, hari umumarayika ashobora kuzanira ubutumwa bwiza bw'Imana, Gaburiyeli, hakaba n'undi, abo ni abazwi cyane. Hakaba n'undi yitwa Mikayeli w'indwanyi kabisa, aza gutabara umuntu w'indwanyi finale kabisa. Abo ni abamarayika bahora bari ready kuri fonction Imana yabashinze. Murumva rero ko Yakobo yigenderaga mu rugendo rw'ataha iwabo, ahura n'abamarayika na groupe y'abamarayika. Urumva ko yaranezerewe cyane cyane. Ubuse waza no kunezerwa kweri uhuye n'abamarayika. Ariko par contre, iyo umuntu abaho ubuzima bwo gukiranirwa, umuntu yabaho ubuzima bw'ibyaha, akurura presence y'abadayimoni, akurura presence ya Satani. Ibintu biri contraire. Kuko iyo twagiye mu cyaha, iyo twibera mu buzima bw'icyaha, usanga umucyo uraduhunga. Abo ni abamarayika n'Imana rero biraduhunga. Hanyuma hakaza abadayimoni na Satani, akaba ari bo badukikuza. Mbese je niko nababwira, kandi nuko bimeze. Umwijima ko gukikuza, uwo mwijima n'abamarayika wa Satani, ari bo twita abadayimoni. Rero ni ugucunga neza bene data, kubera nuko nguko ubuzima bwo mu mwuka bumeze. Iyo umuntu ari mu buzima bwo gukiranirwa no mu buzima bw'ibyaha, umuntu aticuza, mbese wiberaho gusa, ubugingo bwawe buba bwakuruye presence y'abadayimoni na presence ya Satani, biba bari aho ngaho nyine. Ibyo ngibyo bikuzanira iki? Bikuzanira imikoshi, bikuzanira umubabaro. Urumva ahantu hadafite Saint Esprit ukuntu haba hameze.
ahantu haba hari Imana n'abamarayika, Saint Esprit niho iba ivyagiye, niko abarundi bavuga kuvyagira, niho iba iri mbese, niho iba yibereye. Ariko umwijima uradusatira iyo turi mu buzima bwo gukiranirwa no mu buzima bw'icyaha, tudashaka kwicuza, tutabishaka, mbega tukibera mu buzima nk'uko umubiri wacu udushuka. Mbega iyo dutegekwa n'umubiri, urumva nuko bimera. Rero bene data, ibyo ngibyo twakakobye kubyigiraho, ko nubwo twacumura ariko tukigarura kare, tukagendera mu ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana nibwo buzima. Kameme nta muntu n'umwe wifuza presence y'abadayimoni, nta muntu n'umwe wifuza guhura na dayimoni, nta muntu n'umwe wifuza guhura na Satani. Ariko muri make nuko ibintu bimeze, nubwo tutamurebesha amaso, tutarebesha abo badayimoni amaso, cyangwa turebeshe Satani amaso, ariko mu buryo bwo mu mwuka baba bahari. N'abamarayika nuko, nubwo tubabaresha amaso, hari abantu babayeho ubuzima bwejejwe, abantu babayeho muri sanctification no gukiranukira Imana, nubwo batahura n'abamarayika ngo barebeshe amaso gutya, amaso ku yandi y'umubiri, ariko mu buryo bwo mu mwuka baba bari aho ngaho. Uwiteka dutabare kugira ngo dusobanukirwe ubuzima bwo mu mwuka uko bumeze. Sasa rero twumvise ukuntu Yakobo yikiranuye na Labani. Twumvise ukuntu bikiranuye, mbese barikiranura, bongera kuba mbese umwe atana n'undi hari amahoro, bakiriye amahoro hagati yabo. Ibyo bapfaga barabivuze, hanyuma basabana imbabazi, mbega niko navuga. Basabanye imbabazi, kuko nk'umuntu w'umukiranutsi nka Yakobo, nuko nguko ubuzima bwe bwari bumeze gusa, donc yarakiranukaga gusa, nuko bimeze. Hanyuma tukaba tuvuze ko kandi ko yahunze umukuru wiwe Esawu. None nko muri iki gisongo ko twabisomye, twasomye yuko Yakobo yifuje guhura na Esawu, yifuje guhura na Esawu kugira ngo yikiranure nawe. Murumva ukuntu Yakobo yari umuntu mwiza, yari umuntu w'Imana, umukiranutsi w'Imana, yagenderaga mu mucyo, mbese niko nabivuga, ntabwo yagenderaga mu mwijima. Hanyuma mbese aritegura, mbese ayicisha bugufi, niko navuga. Kandi hano biragaragara ukuntu Yakobo yicishije bugufi. Yabwiye abaja biwe ngo nibagende aho Esawu atuye, mbese bamubwire ko Yakobo murumuna we aje kubona nawe, yifuza kubonana nawe. Kandi ntiyavuze ngo, yavuze ngo mugende mumbwirire databuja. Murumva kwicisha bugufi kwa Yakobo, ngo mugende mumbwirire ngo databuja Esawu ko nifuza kubonana nawe. Haleluya! Icyo kintu cyankoze ku mutima cyane, ukuntu yicishe bugufiya, yicishe bugufiya, kandi ari mukuru we, ariko yicisha bugufiya. Icyo ngicyo rero kikanyigisha, kikanyibutsa uko Imana yifuza ko twicisha bugufiya. Murabona yikiranuye na Labani, none ubu yifuje kwikiranura nande? Na Esawu, kuko bari bafitanye
konfuri hagati yabo. Kandi mu by'ukuri nubwo byitwa ngo niwe yari mbega ngo yamwibye ubukuru, yamwibye imigisha y'ubukuru, mu by'ukuri Yakobo nta kosa yari afite ko ni nyina wamutegetse. Kandi nubwo byabaye gutyo, nta droit n'imwe Esawu yari afite yo kuvuga ngo ashaka kwica murumuna we kubera icyo kintu gusa, kumwambura ubuzima kubera icyo kintu gusa. Urumva ko ubiroye yari konfuri iteye ubwoba. Ariko Yakobo yifuje gusaba imbabazi mukuru we, yishisha bugufi amwita databuja, kandi ubiroye we nta n'ikosa navuga ko afite. Murumva ukuntu bimeze ko ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kwicisha bugufi. Imana ikunda ko twicisha bugufi, ikunda ko tuba abantu bicisha bugufi, ngo tukareba bagenzi bacu nk'aho ari abantu bakuru baturuta. Nk'uko mu Banyafilipi 2:3 havuga ngo ntimukagire icyo mukora mubiterwa no kwishyira imbere cyangwa kwikuza, ahubwo mujye mwiyoroshya, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Murumva ngo umuntu wese ngo buri gihe ngo tugomba kumva ko buri muntu wese bagenzi bacu baturuta. Urumva iyo sinya kwisha bugufi. Kandi icyo nibwo buzima bwari bwa Yakobo. Yakobo nk'uko byagaragaye ko yise mukuru we databuja, yicisha bugufi, yabonye ko ari umuntu mukuru cyane, yishize hasi cyane. Iyo aba ari uwundi udakiranutse, utabaho mu buzima bwejejwe, yari kuvuga ati igihe njya guhura n'uriya, uriya yanyice, ndetse n'umuryango wanjye ntituzabonana, n'abana banjye ntibakamumenye, n'abo nashatse ntibakamumenye, mbese urwanga ahubwo rugakomera. Ariko suka abantu baba mu Mana bameze, suka abantu bejejwe babaho. Imana yifuza ko ngo tubana n'abantu bose amahoro, bose, ariko bose, ngo tukabaho ubuzima bwejejwe, ngo atari ibyo ngo nta n'umwe azabona Imana, ngo atari ibyo ngo ntawe uzabona Imana. Ibyo ni ijambo ry'Imana rivuga nk'uko twabivuze ubushize. Nuko nk'uko bimeze, ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka. Murumva rero kwicisha bugufi kwa Yakobo ukuntu kumeze. Rero icyo navuga ko kiri ngombwa cyane aha ngaha, ni uko tugomba kwikiranura. Nuko navuga ko tugomba kwikiranura n'abantu dufitanye amakonfuri. Abantu mbese ngo badukoreye ibyaha, cyangwa abo twakoreye ibyaha, ibintu nk'ibyo ngibyo, mbega tukikiranura hakiri kare, tukikiranura. Icyo ni cyo cyangombwa Imana idushaka, ko tubana n'abantu bose amahoro. Nakubwira niba hari wenda n'umuntu wakubabaje, wakugiriye nabi, mutakivugana, mudashobora kwicara hamwe ngo musangire, niba hari umuntu wakugiriye nabi, nta kibazo kumusaba imbabazi. Ukamusaba imbabazi ataziguhaye, nubwo utaba wakoze nabi, ukamusaba imbabazi hagati, rwose hari icyuka kibi hagati yanjye nawe, ngusabye imbabazi nubwo atari jye, ngusabye imbabazi kugira ngo mbese nubwo atari wowe wakosheje, ukamubwira ati ngusabye imbabazi kugira ngo twikiranure, tubane mu mahoro hagati yanjye nawe.
birashoboka ko uwo muntu yavuga ati wowe nta mbabazi nguhaye, ntago nziguhaye, ntuzongere no kugira n'icyo umbwira. Ataziguhaye nta kibazo, ariko wowe uzaba warangije umurimo wawe, umuzigo wose uzasigara kuri uwo muntu yakwimye imbabazi. Ibyo we n'Imana ye azimenyana n'Imana yiwe, ariko wowe umuzigo wawe uba wakuyeho umuzigo wawe, uba wikiranuye n'Imana, ahasigaye ibye n'ibye n'Imana ye. Yakobo yicishije bugufi. Yakobo yifuje guhura na Esawu kandi atari we wakosheje, kandi ari wo wahunze. Urumva akenshi kandi ibintu bigenda no kwisha bugufi. Erega iyo umuntu ati ugira ngo biroroshe gusaba imbabazi kandi ucisha bugufi, nta gusaba imbabazi no kwicisha bugufi biragendana. Ni ibintu bibiri bigendana. Ubwirasi nibwo butuma umuntu adashobora guca bugufi ngo asabe imbabazi. Kandi twaba tuzi neza ko umuntu tutababariye bagenzi bacu, n'Imana ngo ntabwo izatubabarira. Kandi n'umuryango w'ijuru uba ukinze bien sûr. Tukagira ibyago twava mu mubiri umwanya n'uwundi, isaha n'isaha, ukaba uzi muvandimwe ko hari umuntu mufitanye ikintu, hari umuntu ufitiye umujinya cyangwa ufitiye uburakari umutima wawe, utarikiranura nawe, umenye ko aho ngaho harimo danje, ko n'umuryango w'ijuru ukinze, ko udashobora kwinjiramo, kuko nk'uko Imana igendera ku ijambo ryayo, izahita ari igihe bizahita ivuga ati Janine, wowe utababariye mugenzi wawe, ni wowe wifuza ko nkubabarira? Utababariye uriya inshuti ya umugenzi wawe cyangwa uwaguhemukiye, kukifuza ko ngiye nkubabarira? Nk'isengesho Imana yatubwiye yatwigishije mu buzima bwacu bwa buri munsi ngo tuzajye tugira gute, ryasengesho rya Data wa twese uri mu ijuru, ngo tuzajye ngo tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Nuko ijambo ry'Imana rivuga, nuko isengesho umwami watwigishije rimeze, kuko nuko nguko bimeze. Ntabwo Imana yivuguruza, igendera mu ijambo ryayo. Urumva kameme aho kugira ngo umuntu aratijuru kubera ako kantu gato kagatuma umuntu aratijuru, kagatuma umuntu arata eternite. Birababaje, vraiment birababaje. Imana dusenga Imana cyane kugira ngo iduhe kwicisha bugufi, iduhe kubanza kwicisha bugufi umutima cyane, tubone ko abantu bose baturuta. Nitubona ko mugenzi wacu aturuta, no kumusaba imbabazi ntabwo bizakomera, kuko uzabona ko akuruta nyine. Ibintu by'Imana bavandimwe biragoye, ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bishoborwa n'uyu mubiri twambaye. Ifo ko umuntu bishoborwa n'umuntu wageze mu yindi dimension, agengwa na mwuka wera, atakigengwa n'umubiri. Iyo tukigengwa n'umubiri, ibintu nk'ibyo birakomera pe, birakomera. Kwanza ni nk'uko wavuga ngo winjize ingamiya mu rushinge rw'intuza, mu kobo k'urushinge. Ntabwo bishoboka, ni ibintu impossible. N'iby'Imana rero nuko bimeze. Iyo umuntu abyumva ukuntu ubwiru bw'Imana bumeze, vraiment ni amayobera, ni ibintu bikomeye ku mwana w'umuntu, tugitegekwa n'uyu mubiri, tugitegekwa na kamere y'umuntu y'umubiri. Ntabwo bishoboka, ntabwo twabishobora. Ni ugusenga
tukagera mu yindi dimension yuko umwuka aba ari we wenyene adesida, umwuka aba ari we udutuyemo kandi akaba ari we udesida ko ahari Saint Esprit byose birashoboka. Aho Saint Esprit ituye byose birashoboka. Aho umubiri aba ari we utegeka nta na kimwe gishoboka. Ibyo ni ibyo mvuga ariko namwe murabizi. Rero ni ibintu by'agaciro cyane, n'indi nyigisho nakuramo, ukuntu twakuramo ahangaha, ukuntu Yakobo yiciye bugufi agasenga Imana, akibutsa Imana ati Imana ngiye guhura na Esawu mukuru wa, mbese yari afite ubwoba bwo guhura na Esawu, yari afite ubwoba nubwo hari haciye imyaka myinshi, ariko yari afite ubwoba bwo kongera guhura nawe, ariko yicisha bugufi arabanza arasenga. Haleluya, haleluya. Tugomba gusenga buri kintu cyose, tugomba gusengera buri kintu cyose, tugakonsulta Imana, kuko ubw'imbaraga zacu, kubw'ubwenge bwacu umwana w'umuntu nta na kimwe twisoboje. Nshimye cyane ukuntu Yakobo yasenze, yatakambiye Uwiteka Imana kugira ngo imurinde umujinya wa Esawu. Imurinde we n'urubyaro rwe n'ibintu bye. Ko Imana yari yaramugize umutunzi, yari atunze ibintu byinshi uko mwabyumvise, yari yaramugize umutunzi kubera gukiranuka kwe, no mbese Imana yaramuhezaga pe. Ni ngombwa ko twibuka kujya dusenga, tugasenga tukinginga Imana. Amasengesho yacu akaba ubuzima bwacu amasengesho akaba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Hari ikintu kitubabaje tugasenga Imana, niba hari ikintu ufiteho inquiétude, ikintu cyaguteye amakenga, ikintu cyaguteye ubwoba cyose usenge. Tugomba gusenga buri kintu cyose, ngo ukaba se ngo wishimye ngo uririmbe, ukaba se ngo ubabaye usenge. Urumva ijambo ry'Imana ririmo ibisubizo ibintu byose duhura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibisubizo byose birahari pe. Nta kintu Imana itazi ku mwana w'umuntu. Irabizi situation zose dushobora kunyuramo, niyo mpamvu yatubwiye ukuntu tugomba kubigenza. Hari n'ikindi kigwanisho gikomeye cyitwa kwihangana. Iyo ni imwe mu mbuto za Mwuka Wera, kwihangana. Ko uri mu kibazo ukihangana, icyo ni ikirwanisho gikomeye gishyira hasi Satani kabisa. Ko abantu benshi bavuye mu byo kwizera kubera kutihangana ibibazo n'ibigeragezo, bava mu byo kwizera, bava mu by'Imana bivamo, ko wumvaga birenze. Ariko ni ugusenga kugira ngo Imana iduhe iyo mbuto ya Mwuka Wera yitwa kwihangana, kuko kwihangana niwo muti w'ibibazo ubundi tunyuramo bya buri munsi, bisaba kwihangana. Ibintu byinshi bidusaba kwihangana kuri isi. Uwiteka akomeza abumvishe, Mwuka Wera akomeza abumvishe iri jambo uko rimeze, hanyuma ari mwebwe ari nanjye dufashwe tubashe gupuratika rino jambo mu buzima bwacu bwa buri munsi, atari ukuryumva gusa, ahubwo no kurishyira mu bikorwa, kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bwiza butuje, ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Kuko nyine nk'uko twabyumvise, ahatari presence y'Imana hari presence ya Satani n'abadayimoni be. Ahatari presence y'abadayimoni na Satani hari presence
y'Imana n'abamarayika be. Haleluya. Rero twebwe biratuvaho ni uruhe ruhande dushaka kuba twibereye. Niba dufatiriye ibyaha byacu no gukiranirwa, nyine tuzibanira na Satani n'abamarayika bayo tukiri no kuri isi. Presence yabo izoba iri kumwe natwe. Niba se ducaguye ubuzima bwo gukiranuka no kubaho ubuzima bwejejwe, abamarayika bazahora bari kumwe natwe, n'ubwiza n'Imana izohora iri kumwe natwe, umutima w'Imana uzohora uri kumwe natwe, ubwiza bw'Imana buzahora buri kumwe natwe. Nuko nguko ibintu byifashe, nta na kimwe dushobora kubihinduraho. Uwiteka abagirire neza, abarinde mwese aho muri, kandi muhezagirwe. Shalom shalom.